Yes, reka nongere mfata umwanya mbashimire cyane mwe mwakoze subscribe ku Makuru TV ndetse namwe mukomeje kugenda muri ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru hirya no hino, ariko wowe ugiye kumva aya makuru utameze neza reka nkubwira ati ihangane Imana yaza gufasha umere neza, ndetse nawe umeze neza ujye bikagushima Imana kuko niyo iba yadutije ubu buzima. Tugomba gukora ibishoboka tukarokoka ibyo duhanganye nabyo, ubundi tugatera imbere. Ibi perezida bigarutseho mu nama ngishwanama yagiranye n'abayobozi ku munsi w'ejo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwahuye n'ibibazo byinshi birimo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ariko agaragaza ko rwagiye rubirokoka rugatera imbere. Avuga ko n'ubu rugomba gukomeza guhangana n'ibindi bikomeza kurwibasira biturutse hanze. Yabigarutseho kuri uyu wa 14 Ukwakira 2025 mu nama y'urwego ngishwanama rwa Presidential Advisory Council PIAS yabereye kuri Kigali Golf. PIAS ni urubuga ruhuza perezida wa Repubulika n'inzobere z'abanyarwanda n'abanyamahanga kugira ngo bungurane ibitekerezo ku iterambere ry'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko amateka yigishije u Rwanda kudaheranwa n'ibibazo n'ibizazane, ahubwo ko no mu bikomeye rubasha kubitsinda rugatera imbere. Yagize ati mu Rwanda twarokotse mu myaka 31 ushize ishyano ryatugwiriye, kandi n'ubu tugomba gukomeza kurokoka n'ibindi byinshi bituruka hanze. Ariko amateka yatwigishije ko nubwo hacura umwijima yaba mu Rwanda, muri Afurika cyangwa no ku isi yose, hari ahantu hato ashobora gushibuka hagatanga urumuri. U Rwanda rwacu muri uwo mwijima rukakura. Yakomeje agaragaza ko nubwo hari byinshi u Rwanda rwarokotse, ariko hakiri ibyo rugihangana nabyo, ariko ko nabyo bigomba gutsindwa. Ati tugomba gukora ibishoboka byose tukarokoka ibyo duhanganye nabyo, ubundi tugatera imbere tukagera aho twifuza kugera ndetse n'aho abandi bari abadutanze kugerayo. Tugomba guhindura aha hantu hacu hato mu bushobozi bwacu bwo kubikora igihe dukomeje kurokoka ibitero bituruka ku bibihanganye nabyo. Ibiganiro bya Perezida Kagame n'abagize urwego ngishwanama rwa perezida byagarutse ku buryo bukwiriye gukoreshwa mu kwihutisha imibereho myiza n'iterambere ry'ubukungu no gukemura bimwe mu bibazo bireba akarere n'isi muri rusange. Iyi rero yari inama yahuje abayobozi ku munsi w'ejo hamwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, barebera hamwe icyabateza imbere igihugu cyacu. Murumva rero twese nk'abaturage, twese nk'abanyarwanda tugomba kubashyigikira kugira ngo tugumye kwiyubakira u Rwanda rwacu twifuza, ndetse abanyamahanga kugira ngo bose bajye nabo batureberaho, cyane nk'ibihugu byagiye bidusiga nka za Amerika, iby'Uburayi, ibyo tugomba kubifata tukagera natwe kwiterambere nk'uko tuba tubyifuza, cyangwa se nk'uko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda abyifuza. Yes, yari amakuru mwagezwagaho nanjye Mpano y'Imana Emmanuel.